turabasuhuza bene data mudukurikiye ku Ibuye Ryera TV. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka ntangire mbibwira, nitwa Pastor Charles. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Rero uyu mwanya mwiza Imana iduhaye tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana iduhaye ariko mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, munyemerere tubanze dusenge kugira ngo tutangire n'ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana iriho, Imana yahozeho, Imana idapfa, Imana idasaza. Witwa Rubasha, witwa Ndiho. O Jehova Nisi, Jehova Rafa, Jehova Ire, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye tugiye kuganira ijambo ryawe. Turakuraritse nyakubahwa Uwiteka Imana kugira ngo ubane natwe. Tuguhaye ikaze na karibu nyakubahwa Uwiteka Imana. Twakiriye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganiriza abadukurikiye, Mwami Imana, bakurikiye iyi televiziyo kugira ngo babashe kumva ijambo ryawe. Nyemerera nyakubahwa Uwiteka Imana wururuke ubane natwe. Dusengeye Mwami Imana uyu mwanya twicayemo, reka Mwami Imana uwururuke ubane natwe. Dusabye kugira ngo ubwiza bw'Imana butugote, icyubahiro cy'Imana kimanuke. Mana, ndagusaba ngo usukeho ayandi mavuta. Ndagusaba ngo wongere unyuzuze imbaraga z'Umwuka Wera. Ndagusaba kugira ngo wongere usukeho umwuka w'ubwenge, umwuka wihishurirwa mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Data, ndakwinginze kuko ari ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho. Ijambo ryawe ni rigari, ijambo ryawe ririhagije. Mu izina rya Yesu Kristo, ngewe ugiye kurivuga ntaba ari jyewe. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo Umwuka Wera ashigikire, abe ari we wikorera mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasenze kugira ngo Mwami ntaba ari ubwenge bwacu, tuvuze iby'ubwenge bwacu twabeshya, tuvuze ibyo dushaka ntacyo byatugezaho. Ariko Mwami turasabye Umwuka Wera kugira ngo abe ari tuyobora muri byose mu izina rya Yesu. Ngaho bana natwe, utangirane natwe, amavuta yawe ambeho, kandi nyakubahwa Imana uherekeze ijambo ryawe kugira ngo Mwami Imana rikore imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Urakoze nyakubahwa Imana, tangirana natwe uze gusozanya natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kuganira n'ijambo ry'Imana. Tutaravuga rero ijambo ry'Imana, mbanje gusuhuza bene data, bene data badukurikiranye bari muri iki gihugu cy'u Rwanda. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Imana ibagirire neza aho muri hose, mu mujyi wa Kigali, mu ntara zose zigize igihugu cy'u Rwanda, aho muri mudukurikiranye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Abari mu gihugu cy'i Bugande, mu mujyi wa Kampala, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, turabasuhuje. Imana ibagirire neza. Abari mu gihugu cya Kenya, mu mujyi wa Nairobi, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane, turabakunda cyane, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza cyane. Abari mu gihugu cya Amerika, hirya no hino mudukurikirana, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane, kandi turabakunda cyane, kandi duhora tubasengera, tubasabira umugisha w'Imana. Abari mu gihugu cy'Ubufaransa, namwe sinabibagirwa, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane, kandi turababona rwose ko muba mudukurikiranye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Rero nkwibutsa yuko Imana yo mu ijuru iduhaye ijambo, kandi tugiye kuganira. Ndabizi neza harimo ubutumwa bwawe, kandi ahantu uri ndagira ngo mubwire uze kunkurikirana neza, urahabwa umugisha n'Imana. Nkwibutsa yuko nufungura iyi video ukaba utarakora subscribe, ndagusaba kugira ngo uze kuyikora. Nkwibutse yuko subscribe ikorwa rimwe gusa, iyo wayikozeho biba byarangiye. Uzajya ubona ibyigisho byacu ndetse n'amateraniro uko yagenze, ndetse n'ibiganiro byacu, ari ubuhamya, ari ivugabutumwa, byose uzajya ubibona. Imana yo mu ijuru iguhe. Munyemerere tuganire ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Yohana ibice 8. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Imana yacu itugirire neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Tutarasoma rero duhereye ku murongo wa mbere, hari umutwe w'ijambo uvuga ngo umugore wafashwe asambana. Ndasubiramo, umutwe w'ijambo uravuga ngo umugore wafashwe
asambana. Murongo wa mbere aravuze ngo nuko Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza aho aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? 6. Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. 7. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. 8. Yongera kunama yandika hasi. 9. Nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusororongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka, hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga barihe? Nta waguciriyeho iteka? 11 ariho dusoreje. Ati ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Amen. Bene data, iri ni ijambo tugiye kuganira mu minota mikeya. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Dusomye ijambo hano rivuga ngo umugore wafashwe asambana. Hanyuma iri jambo tugiye kuganira, ngewe narihaye umutwe w'ijambo uvuga ngo guhekwa nabi ariko ukerekezwa aho Yesu ari. Haleluya! Guhekwa nabi ariko ukerekezwa aho Yesu ari. Imana ishimwe cyane. Dusomye iri jambo ry'Imana, tusanze ari inkuru y'umugore ngo bari bafashe yasambanye. Mu by'ukuri uyu mugore yari yakoze icyaha, baramufata. Ariko bakimufata bakora amakosa, kubera yuko hari itegeko ribemerera yuko umuntu wese bafashe asambana, itegeko ryari ryarategetswe na Mose, nuko uyu muntu bari kumufata yasambanye bakamwicisha amabuye. Iryo ryari itegeko, nta n'ukujurira, ryari rizwi no muri leta, byari bizwi yuko mu Bayuda iryo tegeko niba bagufashe wasambanye bahita bakwica. Ariko niyo mpamvu nazanye iri jambo rivuga ngo guhekwa nabi ariko ugahekwa nabi ukerekezwa ariko aho Yesu ari. Iyo uhetswe nabi ukerekezwa aho Yesu ari, cyangwa ugahekwa n'umuntu mubi ariko amahirwe akakwerekeza aho Yesu ari, ntabwo uba ugipfuye. Ndagira ngo mubwize ukuri mwene data, Imana yo mu ijuru iguha umugisha wowe nkurikirana. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo, kuri iyi teme twavuze, ndashaka kuvuga amakosa 5 abafarisayo bakoze bagifata uyu mugore wari umaze gusambana. Hari amakosa 5 abafarisayo bakoze akomeye, niyo nshaka kuvuga muri uyu mwanya. Kandi ahantu uri nawe nkurikirane neza, hari abantu barimo baguciraho iteka kubera yuko bazi neza ibyawe, bafite amakuru, bazi neza amakosa yawe. Ariko ndagira ngo mubwire ngo amahirwe ahari gusa. Haleluya! Amahirwe ari kwa Yesu gusa, kuko imbere y'abantu niyo bakureba bumva bifuza yuko wapfa. Ariko ndagira ngo mubwire, nkuzaniye inkuru nziza mwene data, nkuzaniye inkuru nziza nkubwira ngo Yesu nta kindi cyamuzanye ni ukugira ngo agukize. Mwibutse yuko Yesu ntabwo yanga umunyabyaha, Yesu yanga icyaha. Ariko ndagira ngo mubwire ngo numara kumva aya makosa 5 uze guca bugufi dusengana Imana,
Imana yo mu ijuru yakugirira neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mvuge amakosa 5 gusa abafarisayo bakoze. Ikosa rya mbere, twasomye ijambo riravuga ngo nuko abafarisayo bakimufata uyu mudamu, ngo bagifata uyu mudamu, ngo baramufata kuko bari basanze yasambanye. Cyo ni icyambere. Bamufashe yasambanye. Barangije itegeko ryavugaga yuko bagomba kumwicisha amabuye. Abana, ijambo ryavuze ngo uhereye ku musaza ukageza ku mwana mutoya, udasize n'abadamu, udasize n'abakobwa, bose ngo bafata amabuye. Barangije ngo bayuzuza mu mago zabo, bayuzuza ibikapu, abandi bayapakira mu makote, abandi bayashyira mu mifuka, buri wese uko ashoboye, n'iryo ashoboye, undi araryikorera ku mutwe, abandi bararyikorera, buri wese afata ibuye, havuga ngo kubera twamufashe turamwica. Imana ishimwe. Ariko ngo uyu mugore bamwerekeza. Haleluya. Ahangaha ikintu ushaka kuvuga ni iki? Kuba ukiriho, umugambi w'Imana uracyakuriho, kuba ugihumeka kandi uri umunyabyaha, ndagira ngo mwibutse ngo Imana iracyagufiteho umugambi. Imana yo mu ijuru yakuremye iracyagufiteho umugambi. Eta ku benestikenema. Imana iracyagufiteho umugambi. Niyo mpamvu Satani yakagombye kuba yarakwishe ukiri mu byaha, ariko ndagira ngo mwibutse kubera Imana igufiteho umugambi, ntabwo wapfiriye muri ibyo byaha. Ariko niyo mpamvu Yesu ahora ateze ibiganza, aracyagutegereje. Uyu munsi wa none niwumvira ijambo, uze guca bugufi mu izina rya Yesu, imbabazi z'Imana zize kuza ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ikosa rya mbere, uyu mudamu ngo bakimufata, ngo bamusunika cyangwa se bamuheka, bamwerekeje ahantu Yesu ari. Imana ishimwe. Haleluya. Ndafashijwe. Imana ishimwe cyane. Yo, uyu mudamu bakimufata ngo bamwerekeza ahantu Yesu ari. Ikosa rya mbere abafarisayo bakoze ikosa ryo kumufata bamwerekeza ahantu Yesu ari, kandi bari babyemereye yuko bari guhita bamwica. Bakoze ikosa ryo kumwerekeza ahantu Yesu ari. Haleluya. Reka mubwire shuti yanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ikosa rikomeye cyane, ntabwo bahise bamwica, ahubwo bamwerekeje ahantu Yesu ari. Imana ishimwe. Kuba gusa ubutumwa bwiza bwarakugezeho ukabasha kugera mu nzu y'Imana, haracyari amahirwe, haracyariho gutabarwa. Imana ishimwe ko utapfiriye mu byaha. Ikosa rikomeye cyane Satani yakoze, yakabaye kuba yarakwishe icya gihe ugisambana, icya gihe ukiri mu kabari. Satani yaragufiteho ubutware, yari kukwica. Cya gihe ukijya mu bapfumu, Satani yari kukwica kuko yaragufiteho ubutware. Ariko Imana ishimwe kuba yarakoze iryo kosa, nakwicire muri ibyo byaha. Uyu munsi wa none ukaba waramenye Imana, uyu munsi wa none ukaba waramenye yuko hari Kristo Yesu wapfuye akazuka, wabambwe ku musaraba azira ibyaha byanjye. Nawe shuti yanjye, reka nkubwize ukuri, wakagombye kuba warapfuye. Satani yakagombye kuba yarakwishe igihe wamanukaga ukajya mu busambanyi, igihe wamanukaga ukajya mu barozi ugiye kuraguza, igihe wajyaga mu bapfumu, yakagombye kuba yarakwishe. Ariko ikosa Satani yakoze rikomeye, ntabwo yakwishe. Nuko umugambi w'Imana wari ukuriho, umugambi w'Imana wari ukuriho. Imbabazi z'Imana ziracyakugendaho. Enita kube nestanse bini wi tandosike nemande wita enema. Imana iracyagufiteho umugambi. Ikibazo si uko wasambanye, ahubwo ikibazo ni imbaraga ziguhagurutsa zikagukura muri ibyo byaha, zikagukura muri ubwo busambanyi. Imana yongere igukoreho, Imana yongere iguhagurutse, ubwiza bw'Imana bwongere bukuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Wibuka ahantu Imana yagukuye, wibuka ahantu Imana yakurindiye. Imana ishimwe cyane. Uyu mudamu yari yasambanye, yafashwe. We warisha ariko ntiwafatwa, we warasambanye ariko ntiwafashwe.
ariko imana yo mu ijuru yarakubonye. Ariko hari imbabazi z'Imana, niwize tikenema, imbabazi z'Imana ziracyariho. Nje kukwibutsa yuko imbabazi z'Imana zikiriho mu izina rya Yesu. Ikosa rya mbere nuko abafarisayo ntabwo bamwishe, ahubwo bamuhetse bamwerekeza ahantu Yesu ari. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none sinzi uwakubwirije, sinzi uwakuraritsa kugeza mu rusengero, ariko nimba waramenye Imana, nshuti yanjye, garukira aho ngaho. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Ndagira ngo nihute. Ikosa rya kabiri, ikosa rya kabiri abafarisayo bakoze. Ikosa rya kabiri riravuga ngo nuko abafarisayo, haleluya, bamuzanye imbere ya Yesu. Bakora ikosa ryo kumuzana imbere ya Yesu. Kandi imbere ya Yesu ntabwo tuhapfire. Etaya zenemini with distance. Imbere ya Yesu ntabwo tuhapfira, ahubwo imbere ya Yesu turahakirira. Iyo ugeze imbere ya Yesu uhabonera ubwiza bw'Imana. Nta waje imbere ya Yesu ngo ahapfire. Imbere ya Yesu ntabwo bahapfira, imbere ya Yesu barahakirira. Imbere ya Yesu tuhaturira imitwaro y'ibyaha ikakuvaho. Imbere ya Yesu iyo ugeze imbere ya Yesu urahakirira ubuzima. Udafite amahoro urayabona mu izina rya Yesu. Iyo utarya, Imana iguha ibyo kurya. Iyo utambara, Imana irakwambika. Nagiye mbona ubuhamya kenshi cyane mu rusengero, umuntu akaza mu rusengero ntacyo afite cyo kurya, ariko Imana igakoresha abantu umwuka w'Imana akikorera, akavuga ngo ngewe ndumva nahaswe kugira ngo uyu muntu mufashe mugaburire. Ubwo n'ubwiza bw'Imana. Ariko nuko wari wageze imbere ya Yesu. Imana ishimwe cyane. Iyo wageze imbere ya Yesu uhabonera ubuzima. Iyo wageze imbere ya Yesu uhabonera amahoro. Iyo wageze imbere ya Yesu ntabwo wongera kurira, ahubwo wakira ihumure. Iyo wageze imbere ya Yesu wishwe n'inyota, Yesu ajya yongera kududubiza isoko idakama mu bugingo bwawe. Mwene data, ndagusaba kugira ngo wongere uke bugufi, wongere upfukame hasi, wongere usenga Imana, wongere utabaza Imana Data wa twese, wongere winginge. Birashoboka yuko warasengaga, ariko uyu munsi wa none ntugisenga. Yewe wararirimbaga, ariko uyu munsi wa none ntukiririmba. Reka mubwire mwene data, wongera wibuke ibihe byiza wagiranye n'Imana. Wongera wibuke ahantu Imana yagukuye. Wongere wibuke ubuzima Imana yakurokoyemo. Wari uwo gupfa, ariko Imana kubw'umugambi yari igufiteho, Imana yarakugiriye neza. Imana ishimwe cyane. Ikosa rya gatatu, bakoze, bashatse kumwicisha amabuye, kandi Yesu niwe buye rizima. Imana ishimwe cyane. Ikosa rya gatatu, bari bagiye kumwicisha amabuye, kandi bibagirwa yuko Yesu niwe buye rizima. Imana ishimwe cyane. Bagiye kumwicisha amabuye, bibagirwa yuko Yesu niwe buye rizima. Imana ishimwe cyane. Petero yavuze ijambo ryiza mu gice cya kabiri. Haravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko Yesu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ribiri komeza ifuruka. Imana ishimwe cyane. Yo, haleluya. Shuti yanjye, reka mubwize ukuri, iryo ryari ikosa rya gatatu abafarisayo bakoze, ariko bari bibagiwe yuko Yesu niwe buye rizima. Imana ishimwe cyane. Yesu niwe buye rizima. Urumva nuko Yesu ntabwo yari kukwica, kuko niwe buye rizima. Imana ishimwe cyane. Kandi amategeko ya Mose atandukanye n'amategeko ya Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niba itegeko rya Mose ryaravugaga ngo nukumwica akavaho kubera bamufashe asambana, ariko Yesu, nasomye ijambo, Yesu avuga ijambo rikomeye ngo noneho ngewe, Yesu we niwe yabyivugira, aravuga ngo ngewe ijisho ryawe nirireba rikifuza umukobwa cyangwa se umudamu, ngo nabwo uzaba usambanye. Urumva itegeko rya Yesu ngo icyiza ahubwo nuko kugira ngo uzajye mu bwami bw'Imana umeze neza, ngo nuko iryo jisho barinogura bakarikuramo. Ngo reka nkubwize ukuri shuti yanjye, ibirego biri inyuma yawe ni byinshi,
ariko ndagira ngo mubwize ukuri kuba ugihumeka umwuka bazima ni umugambi w'Imana igufiteho. Imana ishimwe cyane. Ikosa rya kane abafarisayo bakoze ikosa yuko bakoze ikosa. Uyu mwana, uyu mudamu, nubwo yari umudamu, uyu yari imfubyi, kandi Yesu niwe se w'imfubyi. Nasomye ijambo riravuga ngo ni se w'imfubyi kandi nkaba umugabo w'abapfakazi. Hari ingingo ikurengera mwene data. Haleluya, Imana ishimwe cyane. O talasibi nikita enema do nestita ya bini with distance. Yesu niwe se w'imfubyi kandi niwe mugabo w'abapfakazi. Aba bafarisayo bakoze ikosa rikomeye, bamuherekeza bazi yuko bagiye kumwica. Uyu mwana cyangwa se uyu mudamu bari bafashe yari imfubyi, kandi Yesu niwe se w'imfubyi. Urumva yuko Yesu ntabwo yari kwihekura. Imana ishimwe cyane. Yesu ngo abarebye aravuga ngo ndabashimiye, muzi yuko njyewe nakwihekura, nakwikora mu nda, kandi ari se w'imfubyi. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mutangarize mwene data, ahantu ugeze ndagira ngo mubwire ni izihe mbaraga zigufasha. Izo mbaraga zikuboheye mu byaha. Uyu mwanya wa none Yesu niwe wenyine wagutura iyo mitwaro. Reka mubwize ukuri mwene data, ntiwihebe ngo uri imfubyi. Yesu niwe se w'imfubyi. Ntiwumve yuko nta bantu ufite, ngo nta muryango ufite, cyangwa se ngo yewe nta n'uwo kugutabara uhari. Reka mubwize ukuri, ucyumvira ijambo, nushaka uce bugufi usenga Imana, hari ubutabazi bwihuse Imana yo mu ijuru imanuye ku buzima bwawe. Natwe twagiye tubona Imana yagiye itugirira neza. Ubutaha nzabaha ubuhamya bw'ukuntu Yesu ari we se w'imfubyi. Natwe hari aho yadukuye, natwe Imana hari ibyo yakoze, yaratureze turi imfubyi. Uyu munsi wa none twarakuze, turimo turagenda tubamo abantu b'abagabo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo twari dufite icyizere, nta nubwo twari twifitiye kubaho, ariko kubera gusenga gusa, kubera kuba imbere y'Imana, twabonye ineza y'Imana. Ikosa rya gatanu abafarisayo bakoze, bamuzanye wenyine, uwabo ntibamuzana. Imana ishimwe cyane. Abafarisayo bakoze ikosa. Uyu mudamu, Bibiliya iravuga ngo uyu mudamu bafashe asambana, yari yasambanye n'umufarisayo, bari bakoranye icyaha cy'ubusambanyi. Ariko bakimufata bamenye amakuru yuko umugabo wasambanye nawe ari umufarisayo, abafarisayo banga kumuzanana n'uwo basambanye, kubera yari mwene wabo. Kubera yuko simbizi muri icyo gihe ukuntu byari bimeze, ariko ijambo ry'Imana niko rivuga. Mpamvu banze kumuzanana n'uwo mugore nuko yari mwene wabo. Urumva ntabwo, kubera yuko uyu mudamu nta ngingo yari afite imurengera, yari imfubyi, nta wari kumuvugira, nta n'uwari kumurengera. Ariko kubera yuko uyu bari basambanye yari afite bene wabo, yari afite umuryango, bamurwanyeho, baramuhisha, baravuga ngo tujyane uyu mudamu. Mwibutse neza, bakoze ikosa. Bageze imbere ya Yesu rero, bamugejeje imbere ya Yesu. Yumva neza mwene data, ndimo ndasoza. Haleluya, tugiye gusenga Imana. Bakimufata ngo baramuzanye. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo Yesu akibabona binje mu rusengero n'amabuye bamuherekeje, ngo Yesu yunama hasi, yandika hasi. Nuko yari amaze kureba yuko uyu mudamu ibyo byose barimo bamurega n'ibyo bamuherekesheje ni ubusa. Ndagira ngo mubwize ukuri, iyo wageze imbere ya Yesu, iyo wageze imbere y'Imana, iyo upfukamye imbere ya Yesu ukavuga ngo ndemeye, ukavuga ngo ndamanitse amaboko, ndatsinzwe, ndi umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye, Yesu arakubabarira. Imana ishimwe cyane. Yesu arakubabarira. Imana itugirire neza. Mwene data, ndagira ngo mubwire ngo uyu mudamu Yesu yari amaze kubona yuko
nta mwene wabo yari afite. Ariko turashimira Imana yuko nubwo yari imfubyi, umubyeyi yari afite yari Kristo, yari Imana. Niyo mpamvu Yesu yamuburaniye ngo yandika hasi. Imana ishimwe cyane. Abafarisayo Yesu ngo arababaza ngo ariko ndabashimira yuko mwazanye uyu mudamu, none se uyu mudamu yisambanije? Ati oya. None se yasambanye nande? Batangira kubura icyo bavuga. None arababaza ngo none se ko mwamuzanye wenyine ntimumuzanane n'uwo basambanye bakoranye icyaha, kubera iki mutamuzanye? Abafarisayo batangira kurebana hirya no hino, batangira bakajya baganira bakavuga ngo muribuka yuko umuntu basambanye ari mwene wacu, twanze kumuzana. None Yesu mwumva ibyo atangiye. Reka mubwize ukuri mwene data, nugera imbere ya Yesu azakuburanira. Niyo waba ufite urubanza, abana b'abantu nibakuburanire, ariko nusenga Imana, nujya imbere y'Imana, Yesu azakuburanira. Ndagira ngo nguhumurize nkubwire ngo mwene data, wabuze uwakuburanira, wabuze uwakwitaho, ariko Kristo Yesu aje kukuburanira. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Bamuzanye wenyine basiga umufarisayo wabo, niyo mpamvu Yesu yamuburaniye. Turashimira Imana yuko nuhekwa nabi ariko ukerekezwa aho Yesu ari, uzamenya icyo gukora mwene data. Hari imbabazi z'Imana. Turashimira yuko Imana iyo baguhetse nabi ariko bakakwerekeza aho Yesu ari, ujya ubasha kuhakirira. Burya bashobora kuguheka nabi bakaguheka bagukubita, wewe ubwawe bashobora kugukubita ariko bakwerekeza mu nzu y'Imana, ntabwo baguhetse nabi. Nyuma nibwo uzamenya yuko baguhetse neza, ahubwo nyuma uzanabitura. Turashimira Imana yuko baguhetse nabi, bakubwirije ubutumwa wumva yuko atari byiza. Harimo n'abantu tubwira ijambo ry'Imana bakumva yuko ntabwo ari byiza, bakumva ahubwo bagatangira guhakana. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, hari igihe tujya duhura tugahura barabaye ahubwo abakozi b'Imana nabo basenga, twarabwiye ngo twiyirize ubusa, nawe ugasanga kwiyiriza ubusa ntabyumve. Ariko twakongera guhura ugasanga nawe ngo bya bindi byaramufasha. Ese mwamubaza byagufashe gute? Nawe bikamuyobera. Reka mubwize ukuri mwene data, Imana ishimwe yuko hakiri amahirwe, akira ayandi mahirwe. Tugiye gusenga Imana. Mwene data, ukimara kumva iyi video, sinzi ikosa uri murego uyu munsi wa none, tekereza neza umutima wawe niki ukwibukije ugomba kujya imbere y'Imana ugasaba Imana imbabazi. Ni ikihe cyaha? Mwibutse yuko nta cyaha Imana itabasha kubabarira. Nta cyaha. Yesu we yavuze ijambo muri Yesaya, ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya igice cya mbere, yavuga ngo nuko naho ibyaha byatukura tukutuku, Yesu ngo abasha kubyeza, akabyeza bigahinduka nka shelegi, bigahinduka umwe. Imana ishimwe cyane. Kandi mwibutse yuko icyaha kizana urupfu. Icyaha kizana urupfu. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Kandi igihembo cy'urupfu ni ukurimbuka, ariko igihembo cy'umukiranutsi ni ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Ndakwifuriza yuko waca bugufi. Ushobora kuba utabona umwanya wo kujya mu rusengero, ariko ukimara kumvira ijambo ry'Imana, fatanya nanjye gusenga Imana. Ni ikihe cyaha Imana itababarira? Niba amaraso Yesu yamennye ku musaraba i Golgotha, ariya maraso niyo adukuraho ibyaha, uyu munsi abantu baba bakuzi yuko uri umusambanyi. Uyu munsi wa none abantu baba bazi yuko uri umujura. Uyu munsi wa none abantu bazi amateka yawe, baba bazi yuko yewe uri umusinzi, wa wundi udashobora kuzivamo. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri mwene data, hindukira dusengane Imana, ca bugufi. Muri iyi minsi naratangaye, muri ibi bihe by'ubuhenebere, abantu ntabwo barimo banezezwa n'ijambo ry'Imana, ahubwo barimo baranezezwa n'iby'isi gusa, ibintu bidafite agaciro. Ariko mwene data,
nyuma y'ibyo bibanezeza hari imbaraga zibasunika zituma bishimira ibipfuye. Uyu munsi wa none turimo turavuga ubutumwa bwiza kuri YouTube, ariko hari n'abandi barimo bakoresha za YouTube, barimo bakoresha ibibi byinshi cyane, nawe urabizi. Ariko ni iki kuki udahishurirwa? Ni gute utanezezwa no kumva ijambo ry'Imana ahubwo ukanezezwa n'ibidafite agaciro, bitagufitiye umumaro? Reka mubwize ukuri, Imana yo mu ijuru ikugirire neza, ariko ushatse wakwisubiramo. Ni byinshi Imana yagukijije, ariko uyu mwanya tugiye gusenga Imana. Ca bugufi dusenga Imana, tugiye gusenga. Ayo yari amakosa atanu abafarisayo bakoze. Mwibutse neza yuko imbere ya Yesu nta muntu uhapfira. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Uranyemereye dusengane Imana, kandi imbabazi z'Imana zikubeho, ukuboko kwiza kw'Imana kukubeho, imbabazi z'Imana zimanuke ku buzima bwawe, kandi amaraso ya Yesu Kristo akweze agutunganye. Ukimara kumva ubwo busambanyi bwawe, Yesu yabugukuraho. Nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane, kandi Imana ikomeze kutugira neza. Reka dusengane Imana. Urimo wumva ubu butumwa bwiza, reka nkubwize ukuri, wizere imbabazi z'Imana. Uri kurebera kuri telefone, waba uri kurebera kuri computer, waba uri mu modoka, uri muri bisi ugenda, waba uri muri biro aho ukorera, uri mu kazi, reka nkubwize ukuri, iki ni igihe wakagombye kwita ku ijambo ry'Imana. Iki ni igihe wakagombye kujya wumva ijambo ry'Imana, warangiza ukaba mu mwanya umwe n'Imana. Imana yo mu ijuru itugire neza. Nyemerera dusengane Imana. Ahantu uri upfukame dusengane Imana. Niba ijambo ry'Imana waryumvise, pfukama dusenga Imana. Imana yo mu ijuru ikubabarire kandi ikweze gutungana. Uyu mugore yari yafashwe. Weho birashoboka yuko warabikoze ntiwafatwa, ariko ijisho ry'Imana rirakuzi, kandi Imana irifuza kukugirira imbabazi. Imana yo mu ijuru ikweze gutungana. Ariko ndashimira Yesu, uyu mudamu ngo bamugejeje imbere ye, ngo ariko Yesu yandika hasi. Umva nanone ubundi butumwa bukomeye. Yesu ngo yanditse hasi, ngo akajya yandika amazina. Arandika, aravuga, ahera ku nyajwi A. Arandika Atanazi. Ejo bundi wibye igare. Atanazi asomye ijambo, arebye asanga, abona ngo asanga Yesu yamuvumbuye, amenya yuko Yesu yamenye yuko yibye igare. Atanazi aravuga ati reka njyewe ngende, Yesu ataza kumbaza ni pompo yaryo. Ubwo arimo avuga ko nibye igare yabivumbuye, ataza no kumbaza pompo yaryo. Bibiliya iravuga ngo nuko acyandika hasi, arakomeza arandika inyuguti zose. Abantu bose bari aho ngaho muri urwo rusengero, ngo bagenda basohoka, ngo basohoka urusororongo umwe umwe, agenda asohoka umwe. Reka nkubwire, Imana yo mu ijuru igukureho abantu batigeze baba umumaro ku buzima bwawe. Imana, abantu bari bakuri inyuma, abantu bari bari imbere yawe bataraba umumaro, bishakira inzira bagende bakuvaho mu izina rya Yesu, kubera ubwiza bw'Imana bukujeho. Yesu ngo yunamutse asanga bose bagiye. Imana ishimwe cyane. Nuca bugufi ugasenga Imana ukababarirwa, ndagira ngo nkubwire ngo nta rundi rubanza. Yesu agumugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Ndasengera buri muntu wese uzumvira iri jambo. Ndakwinginze Mwami Yesu, uri Imana ireba aho twebwe tutareba, Imana ireba mu mutima, Imana irondora ikamenya. Mana, asabiye uyu muntu uzumva iri jambo ryawe, yarangiza agahindukira agaca bugufi kubw'ibyaha yakoze, akamenya yuko wamenye amaraso Kristo kugira ngo atweze ibyaha byacu. Uyu muntu mubabarire, mwatuyeho imbabazi zawe, mugirira imbabazi mu izina rya Yesu. Amaraso yawe Yesu Kristo amweza mutungane, kandi ndamusabira umugisha uhereye aka kanya Mwana,
atangire kubona umugisha wawe. Ndagushimiye kubw'imbabazi zawe ugiriye ubwoko bwawe, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Shalom, shalom. Ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Amen.